product nziza kandi cyane tubafitiye. Ni product zatekerejwe n'abahanga, inzobere ndetse bakaba n'abashakashatsi, aho bakoze research zihagije ndetse product zikemezwa n'ibigo mpuzamahanga kuba zishobora guhindura ubuzima bw'abantu. Double stem cell product y'agatangaza, waruzi ko ubuzima bwo bugezwe n'amaselule, iyo yangiritse inyama zose zirangirika ndetse na system. Iyi product ikora selule nshya, ifasha mu kurinda, mu kugaburira, mu guha imbaraga ndetse no kurinda cancer. Iyi product rero yifashe ishobora gukora amaselule mashya, ubuzima bugahinduka, aho umubiri wari waratangiye kwangirika ukaba muzima burundu. Ni naturally 100%. Korafayiti ni product nziza ifasha umubiri cyane cyane ibigendanye n'indwara zose z'ubuhumekero, abafite amabronchite, abafite amasinezite, abafite inkorora, kandi basha kurwanya amavirusi n'amabakteri mu mubiri w'umuntu. Iyi produit rero ikoze mu bimera 100%. Twabazaniye glucosamine capsule, produit nziza cyane mu kurwanya ingaruka zo kuba warwara kanseri, ndetse ikaba inakora nka painkiller, igabanya uburibwe kandi ikabikora mu buryo buri naturel kuko ari naturel 100%. Acide folique rero ni produit nziza cyane ifasha abadamu mu kongera amaraso, ifasha ababyeyi batwite kuba batagira ibibazo byo kubyara abana bafite ubusembwa cyangwa ibibazo byo kugira anemia nyuma yo kubyara. Turayigutuye anxiety and stress, nervous system disorders and diseases, ibibazo nka za stress, za stroke, kwibagirwa, ibibazo byose bifata ku bwonko ndetse n'ingaruka za stress. Twakuzaniye product nziza cyane izabigufashaho. Iyi product abantu bageze ku myaka 40 cyane batangira kugira ibibazo bya kanseri ya prostate. Iyi rero ifasha abagabo mu kurinda no mu gukiza kanseri ya prostate. Iyi kandi ifasha abashakanye mu gikorwa cy'urukundo ku buryo umuntu abasha kumererwa neza mu icyo gikorwa. Liver support ku bibazo byose by'umwijima, yaba ibinure bifataho, amahepatite y'ubwoko bwose, umwijima wawe ukongera ukaba mutaraga, then ugakora